Yesu nashimwe cyane. Nanone ndagarutse kugira ngo twongere tuganire ku buhamya nari nasubitse ubushize. Nari nasize mbabwiye ko ningaruka nzababwira neza imva n'imvano y'uburyo Imana yantabaye ikankura mu mwijima, ikankura mu mworera nari ninjiyemo. Rero narinje kugira ngo twongere tuganire. Ndabasabye rero mwongere nanone munkurikirane kugira ngo nyamuneka niba utaranagiyeyo hari murumuna wawe wagiyeyo, niba utaragiye mu bapfumu hari mukuru wawe wapfiriyeyo, hari mwene wanyu wo bugufi. Mbese mugende mubwirana, mubwire n'abandi muzi yuko bagomba gukiza ubugingo. Ni ukuri iki kintu mukiteho kuko nicyo kirimo kurimbura abantu benshi. Niyo turufu Satani yakoresheje. Icya mbere ateza abantu indwara kandi ntoya zitari zinakwiye kuba konsoma, ariko kubwo kutizera Yesu ugasanga iyo ndwara yayuririyeho ashyiraho iterabwoba, ibyawe wabimariye abapfumu. Rero ugenda ubwira umuntu wawe niba wowe wararokotse ariko hari umuntu wawe uri gupfirayo, genda umuburire avana ubugingo bwe mu bapfumu, akizwe, akurikire Yesu, niwe muganga w'ukuri. Erega buriya narababwiye ubushize ndababwira ngo nubwo hapfuye umubiri ariko ubugingo bwo bubaho iteka ryose. Basi reka turamira ubugingo. Imana duhana umugisha. Ndagarutse rero kugira ngo mbabwire ukuntu byaje kungendekera. Reka tubanze dusenga Imana. Mwami wanjye Yesu Kristo, mwana w'intama w'Imana, impamvu tugukunda nuko ari wowe wanesheje isi, ni wowe wanesheje Satani, ni wowe wabashije kumanuka ugikuzimu, uramufata, uramuboha, uranamukingirana, umwambura imfunguzo ngo ukingurira abera yari yakingiranye. Rero ubu ngubu afite abantu yakingiranye, abakingirana kandi bahumeka. Hari abantu umwanzi Satani yakingiraniye mu bapfumu, hari abantu Satani yakingiraniye mu gahinda, agahinda kagaherana umuntu akumva ntabwo azabaho, yanabaho akabaho nabi. Hari abantu Satani yakingiraniye mu bwihebe, abateza inzara, yumva ko iyo nzara itakira, ariko mu izina rya Yesu n'inzara irakira. Nuko hari abantu Satani yakingiranye, abakingirana mu bwihebe bw'indwara, aramubwira ngo iyi ndwara izakwica. Niyo mpamvu abantu bawe barimo kugenda bakajya mu bapfumu hirya no hino bakabamaraho ibyabo. Ibyo nabyo ni ubwihebe umwanzi yateje abantu. Ariko ndasenze mu izina rya Yesu, Mwami Yesu, sanga abantu barushye, hari abarwayi, abaheze mu bitaro batinze, indwara zababayeho akarande. Hari abandi bantu barwaye indwara zitagaragarira abaganga, barimo bafite ibibazo babuze aho babitura. Abo ndabakweretse kugira ngo nibumve iki kiganiro imbaraga z'Imana zizabagereho, bazumve kwizera, bazumve imbaraga zibasura, Umwuka Wera azabagenderere. Mana ishimwe, abasanga ku bisasiro by'uburwayi babyuke babe bazima mu izina rya Yesu. Mubakize Mwami ububata bwose umwanzi yabashizemo. Hari abo yashyize mu bubata bwo kuraguza, hari abo yashyize mu bubata bw'amadeni, hari abantu umwanzi yihebesheje. Ndakwinginze ngo bagenderere, ubahe gukira mu izina rya Yesu Kristo. Iki kiganiro rero kizagere hafi na kure, kizagere mu mahanga ya kure. Hari abantu bari mu mahanga bari bazi ko bacitse ubukene, ariko bageze mu mahanga muri Satani abazingazingirayo, abereka ko n'ubundi nta buhungiro, abateza indwara zikomeye, bariheba, batakaza indangagaciro y'ubukristo, bajya kure, bajya mu isi y'umwijima. Hariwe Yesu we, baragenda binjira mu isi yo kuraguza, binjira mu isi y'ubumaji, binjira mu isi y'ubupfumu, none babuze ikibakurayo. Ariko mbatumye Yesu wabambwe, mbatumye amaraso ya Yesu kugira ngo babatuke, ngo bubata umwanzi yabashyizemo babuvemo, bitabe Yesu kuko niwe muganga, Yesu niwe muvuzi, Yesu niwe wabakura mu mwijima bagiyemo. Ndabatuma ijambo ry'Imana kugira ngo ribabature muri ubwo bubata. Murakoze Yesu, mfasha dufatanye uyu murimo Mwami wanjye, kugira ngo abantu bamenye inzira, bamenye umucyo nubamurikira bazabasha gukira ibibariho byose. Bisabye nizeye kuntu mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen. Amen. Bene data nshuti z'umusaraba, nasize mbabwiye ukuntu umupfumu yambwiye ngo nampa imiti. Niko nasize mbabwiye icyo gihe ngo nampa imiti, ngo nkayikaraba, ngo nzaze mubwire ibyo narose iryo joro. Niho nasubikiye. Reka mbabwire, narababaye nteranyeho no kubabara. Ndavuga ngo Mana, burya bwose baba batwishe,
umuntu akakwica ntabwo akwica ngo uveho ariko akwica uhagaze uko ni ukuri ukajya ugenda uzi kuriho ariko warapfuye kera umuntu wawe baramutwara batwara umuntu w'imbere ntabwo batwara wowe fose tuba tubona uri umuntu sibyo tukabona uragenda tukabona uravuga tukagira ngo uri umuntu ariko umuntu wa nyawe aba yaragiye kera reka rero nzaryame bene da nararose koko baza ngo warose iki nararyamye ngiye kubona ndeba njya mu nzozi za nzozi nyine yambwiye ngo nzaza kurota nagiye kubona mu gihe ngiye kureba ngo mbona nari mfite marayika wera marayika wanjye wera wari wambaye imyambaro yera y'umweru yo mana mbega agahinda mbega umubabaro uti ngo byagenze gute kwa kuntu noze ya miti y'abapfumu kwa kuntu nararyamye noneho ninjiye mu nzozi nararose koko kumbe wa muntu yarazi ko ndi burote baba banabizi bagira ubumaji baba bazi biri bukubeho ndagenda ndyamye nsinziriye ngiye kubona mbona nari mfite marayika wera w'Imana njyewe nari mufite ariko ntabwo mubizi ko mugira abamarayika nanjye ntabwo nari nzi ko burya mfite marayika ntabwo nari nzi ko nubwo ndwaye mfite marayika uri kumwe nanjye turyamanye ku gisasiro mwamba bare mukizera abantu b'Imana ntabwo nari nzi ko ubuzima ndimo icyo gihe burya ndi kumwe na marayika ntabyo tuba tuzi ariko burya marayika bahari uzi ishyano nakoze marayika wanjye nagiye kubona mbona mu nzozi arigendeye mwumvishe inzozi narose wa muntu yambwiraga ngo nindota nzamubwira bene da Imana ishimwe ko byura nabashije no kubihishurirwa hari abatabimenya ko marayika bamwirukanye bagasigara ahubwo bagiye gupfa hahantu wari wizeye ubutabazi hahantu wari wizeye ubuvuzi hahantu wari uzi ko ugiye gukira ahubwo ukahapfira marayika wanjye yagize gutya mbona amababa yakubise gutya arigurukira aragenda ndeba ngo nari nsinziriye ndimo kurota ayiwe cyakora ntabwo nakomeje gusinzira narakangutse Imana narize amarira menshi ndabona burya nuko nari ndembye nuko nari ndwaye nuko nari nzi ko ngiye gupfa burya nagiraga marayika none aranigendeye kandi mbigizemo uruhare bene data nshuti zanjye yo niba hari igihe nihebye nari mfite ukuntu ngo nihebye ngo uburwayi bumereye nabi ariko ubwo nihebye inshuro ntabasha kubara noneho ibaze marayika uramubonye agenda ubwo marayika agiye noneho urinzwe n'iki marayika yigurukiye usigaranye nande narihebye kwiheba bivaho noneho ahubwo bari bwo nishyize mu rupfu nzi ko nagiye gushaka ubuzima ahubwo noneho nsanga nishyize mu rupfu bwarakeye umupfumu yarazindutse Mana reka nkubwire umuntu ufite icyo agushakamo uburyo ushatse wanamuribuka mumenye umuntu ushaka kukwica abagufitiye impuhwe zitabaho abenshi noneho arazinduka aza atakirwambaye ariko kare cyane Mwuka Wera afite ukuntu atadusiga buryo Mwuka Wera ntabwo ava ku muntu Mwuka Wera yanyongoreye ati numubwiriza inzozi aragusigira idayimoni ibi ryo rizajya rikuyobora wayoborwaga na marayika warindwaga na marayika noneho numubwira zino nzozi ahantu havuye marayika haragira idayimoni muri kubyumva uko ni ko umutima nama wanjye wambwiye n'Umwuka Wera ndavaniye nariwe nuko se ubwo numvaga ndi kuganira reka mvuge ko ari umutima nama cyangwa se ari Umwuka Wera nkajya nibaza none se ni hakidayimoni biragenda gute noneho ni hakidayimoni urasigara ukorera Satani ntayewe ndapfuye ni kwa kuntu usigara uyoborwa n'ibintu utazi ugasanga winjiwemo n'izindi mbaraga utigeze kumenya igihe zakwinjiriye ndavaniye ndasigara nkorera Satani ntabwo icyo gihugu cyikontorora kuko hari indi mbaraga yaje kukuyobora muri make marayika we yakuyoboraga mu nzira nziza marayika w'Imana yakujyanaga mu rusengero marayika w'Imana yakuzaniraga indirimbo zihumuriza umutima marayika w'Imana ariko niyo hazi igini nawe mubyumve nuza kuyoborwa n'idayimoni ubyumve noneho Umwuka arambwira ati noneho izo nzozi ntuzimubwire ndi yego bene data narwanya urugamba ndeba n'amaso n'abaho rw'abapfumu
umupfumu arazinduka aza kundeba, aremera aratega. Amaze gutega arazinduka araza, naho nari ntabwo yarahazi, yarayoboje akagenda ayobagurika, abazaruna umuntu umeze gutya atuye arayobagurika, ariko birangira ngeze ijambo rya mbere ataranansuhuza yarambaje ngo warose iki. Nanjye rero kuko Imana yari yampaye ubwenge naramubwiye nti nukuri sinigeze ndota. Ibyo bintu mbabwira byambayeho, ntabwo ari ahantu nabyumvishije, ninjye byabayeho. Ntabwo nigeze ndota, bwaharinze bucya yarantutse. Reka mbabwire, mu Rwanda n'ibintu mutazi mwebwe, mu Rwanda n'imbaraga z'ahantu ho mu ijuru nk'uko biri bivuga, turwana n'ibintu bihiga umubiri bigahiga n'ubugingo, turwana n'ibintu bifite imbaraga, ariko hari imbaraga zirumira izindi. Mwene Dawidi yaratsinze, haleluya. Nubwo byari bizi ko byangizeho ububasha ngiye gukora igikoresho cy'umubisha, ariko ubu ndi umukozi w'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Imana yahabwa icyubahiro, naje kubaburira. Ati ngo byagenze bite? Naravuze nti ni ukuri kose sinakubwira ko marayika wanjye yantaye. Ubu ntimubwira ko marayika yagiye uhita ukora misiyo yawe, ariko kubera yuko Imana yampaye ubwenge ntabwo ndi bukubwire icyambayeho, ahubwo ngiye gushaka ukuntu nkutsinda. Nimara kugutsinda ukiva ndajya gushaka umwami wanjye kuko naramutaye, ariko ndabizagira imbabazi. Ndashaka ukuntu nihana neza, nongere mbendahinde marayika wanjye agaruke. Haleluya. Bikiri mu maguru mashya rero, umupfumu urumva ntagiye nari ngifite cyo gutinda imbere ye. Yarantutse uko abyumva nuko ashaka, arambwira ngo uri igicucu, ngo uri injiji, ngo uri ikigoryi, ngo ntabwo mbyumva, ngo njye nari mbizi neza ngo kuri burote uko, ngo nukubera iki ngo utarose, ngo njye ndabihamenya, ngo nukuri ngo warose, ngaho ngo tekereza neza ngo bimbwire. Ndamubwira ntari kundi umuntu ashobora kurota cyangwa ntanarote. Ubwo rero wenda njye sinzi impamvu ntarose neza, mwemeza ko ntarose kandi nari narose we. Urumva? Umupfumu arantuka, agejeje aho ashaka arahaguruka aragenda. Akiva aho ngaho nararize bene da, nagiye kwihana mu maso y'Imana, ndira amarira menshi kugira ngo mpendahinde marayika ngarukeho. Byarangoye cyane. Nagira ngo rero mubwire aha ngaha amagusobanurire, niba uzi ko waraguje ugiye ku mupfumu uwo ari we wese, ntabwo ari ukuvuga ngo ni umupfumu ukomeye Yesu, kuvuga ngo ni uworoheje. Ikintu bita umupfumu ni umukozi wa shitani. Burya iyo wageze ku mupfumu wageze ku cyicaro neza cy'ikuzimu. Niyo mpamvu ujya kumva bakurondoye ibintu by'ikuzimu ukayoberwa aho wahuriye nabyo. Bariya ni intumwa za shitani. Shitani yazitumye gutwara ubugingo bw'abantu, ntabwo yazitumye kuvura abantu. Ariko mwebwe kuki mutagira ubwenge ngo munarebera kure? Umuntu ari gukorera shitani, kandi shitani icyamuzanye ku isi ni ubugingo bw'abantu. Wowe urumva yaguha ubuzima gute? Ese wowe urumva yaguha ubugingo? Ahubwo aragukuramo ubugingo, noneho n'uwo mubiri nta kintu yawumarira. Umubabaro nari mfite wikubye inshuro zingahe? Wenda reka mvuge ebyiri, ntacyo se nazo zari zihagije. Nagize umubabaro wa marayika wanjye wagiye, ngira umubabaro w'ubugingo bwanjye. Ndavuga ntese ubu ko marayika yagiye ubugingo bwo ndabufite? Bene data, murabyumva namwe, nakoze uko nshoboye nshakisha abakozi b'Imana hirya no hino, mbese ndasenga nayo ntasenze mu inshuro nyinshi. Ndavuga nti nari nzi ko ngiye gushaka ngo hari ukuntu bagushuka ngo wowe ngo urinjiji ngo ngwino ngo wivuze ngo kandi ngo se ngo umuntu ngo ntiyivuza ngo akanasenga. Barakubeshye, aho barakuyobeje. Gute se hari umuntu ukeza abami babiri, yanga umwe agahumba undi? Icyo kintu mujye mucyumva mukimenye, kuko ukuntu bambwiraga nyine nawe bafite ukuntu barimo kukubwira muri iyi minsi, kuko nubwo nari ndushye icyo gihe ariko Yesu yaranduhuye. Nawe uyu munsi urarushye, bafite ibintu barimo kukubwira. Mwigize abarokore, nanjye ubwo niko bajyaga bambwira. Icyo kirokore cyawe gigiye gutuma upfa, wagiye ubabwira ko nupfa uzataha. Hari umugabo umwe nkunda, Imana iduhana umugisha, umugabo witwa Yobu, yarahamije aravuga atumva mbabwire, inshuti ze zateranye barimo kumutuka, bamubwira ngo ni ibyaha bye bitumye amera atyo, bandi bakavuga ngo yari yarakize arirata. Arababwira ngo reka mbabwize ukuri,
uyu mubiri numara gupfa ukanabora, aranavuga tuzanabora, numara kubora ahubwo nibwo nzabaho neza, nibwo nzareba Imana mu maso. Imana iduhana umugisha. Aravuga ngo uyu mubiri nubwo wanapfa ndabizi uzapfa kandi uzanabora, ariko numara kubora nzareba Imana mu maso. Imana itugirire neza. Kuki murimo gutinyisha umubiri? Nicyo nshatse kubabwira. Ubundi subwirwa n'iki kuzapfa? Iryo ni iterabwoba shitani yagushyizeho nk'uko yarinshyizeho, naje kukuburira ngo nkubwire ibyo barimo kukujyanamo. Niba waranagiye ukisanga banguka wihuta, wasanga sinzana uri bwihanire, ariko wiyeze neza, wicare wumve ko wiyejeje, uvuga uti Mana ngwereje ubugingo bwanjye, nari narabujyanye mu mwijima, nari narabumuritse kuzimu, kuko barakumuritse kukumurika ko kukwibohozayo bizanaguhenda, ariko byibura nugaruka Yesu wawe azakugarukira. Imana iduhana umugisha. Murakoze cyane. Reka mbabwire ikintu cyanshoboje kugira ngo marayika ngarukiwe. Icyo nicyo nashaka kubabwira, ndimo ngira ngo musobanukirwe. Umupfumu amaze kugenda namwimye inzozi narose nanze kuzimubwira, nahise mfata iya mbere ndihana, ndasenga nkuba amasengesho inshuro utabara, njya mu butayu ndasenga, ndazenguruka imisozi, ndongera nsubira kuri Yesu wanjye. Kandi shana naramukundaga, reka mubwire, nawe ubizi ko wakundaga Yesu, ariko wageze mu gikombe cyitwa bwihebe. Hari icyitwa bwihebe, hari n'icyitwa baka, ariko icyitwa bwihebe kiragatsindwa. Bwihebe Imana yigukuremo mu izina rya Yesu. Nararangije ndagaruka, ndavuga nti rero buriya ukuntu nayobye, iyo nizera niyo nari gupfa, nari kujya mu ijuru, ariko si umfuye najya hehe? Ko nari kwigira mu ijuru cyagiye ndembye, ariko Mana cyangwa mukanyumva, kandi mukanyumva mu mwuka, ntimunyumve mu mubiri. Noneho njye nabibwiriye ibyanjye, ntabwo aribyo numvanye abandi. Nanjye rero ndimo ndakubwira kuko aho Yesu yankuye nawe yahagukura. Icyo rero nagira ngo musobanurire neza, nkimara kwegera Imana, nkimara kwihana, buriya ni isomo Imana yari iri kunyigisha, yari iri kunyuza mu ishuri kugira ngo uyu munsi nzaze kubikubwira ko wayobye, ko wajyanye ubugingo ukabuha Satani neza, wijyanye cyangwa bagushutse. Garuka, va mu bapfumu. Icyambere bakwicira umubiri, bakakwicira ubugingo n'ubutunzi, urumva, bakakurya mbese hari abantu bakoze barazigama. Umuntu agakora imyaka 50 azigama, vuga ati sha uko biri mbigezeho, urumva, yamara kuzigama hakaza indwara, urumva, siyazigamiye abana. Umva, abajyanama shitani baba bafite hafi, tagira ngo abatira kure, hafi yawe. Hari igihe umujyanama yaba umugore washatse, hari igihe umujyanama yaba umugabo washatse, hari igihe umujyanama yaba umwana wabyaye. Mbese abajyanama shitani akuzanira iyo warwaye ni abantu bo hafi, ntabwo azana abakure cyangwa inshuti magara, agahita nakurangira aho uwo mupfumu ari, ati hari umuvuzi nzi atakoresha ibitanzaniya. Mwabaye muti ese ibitanzaniya birusha Yesu uri mu ijuru amaboko? Bimurusha imbaraga? Nta n'isoni ukizera ibitanzaniya? Ariko Yesu mumbabarire inshuti zanjye, ndabinginze ngo yewe nguze ukuntu akaze ngo akoresha imyuka y'ibitanzaniya. Yesu bakoraho rikaka byaye, ahubwo akakuroha mu mwobo utazanavamo, aragutaba ntanarenzeho n'itaka, ugasigara ukanuye amaso mu isi wararibuze icyerekezo. Ndi kubabwira ukuntu umuntu azigama mu myaka 50, noneho yahura n'ako karwara kuko atigeze azigama Yesu mu mutima, bakamujyanira umuhanga ngo w'umuvuzi. Noneho kandi strategy bafite, imyuka yabo irareba, wari ubizi neza, ihita ireba ko ufite ihita ibibona byose ibyo utunze, ya myuka igahita ibwira wa mupfumu ati no muntu ni umukire, umwitondera, umucire ifatika. Wari ubizi? Noneho ukagira gutya akaba guciye miliyoni 5, ntufite wenda 100 kuri konti, abo atari ko se wakana miliyoni 5, ninkura 100 mfite, ninkuramo miliyoni 5 nkasigara na 95, biri buntwara iki? Ukumva nta kintu uri buhombe, kandi urimo gupfa nshuti yanjye. Ukaba uragiye ugufatiye miliyoni zawe 5 uzishyira umupfumu ngo arimo kuguha ubuzima.
wamara kuzimushyira akakubeshya, icya mbere akora atanga ubugingo bwawe, icya kabiri akora agatanga ifoto yawe, burya ikuzimu bari baranakubuze bakakubonera ku mupfumu. Mwari mubizi ibyo nabyo, ngenda yamena amabanga. Yamara kukubonera ku mupfumu agasigara uri igikoresho cye. Wamara kuba igikoresho cye rero agukoresha ati, arabanza akakonka bwa butunzi wari ufite wavunikiye imyaka 50, yumve nawe 5 ntizigiye, yakubeshya wabona byanze ukamuhamagara uti none se ko ndeba noneho bitarimo kwemera, ati noneho ati hari akantu twibagiwe, ati uzaze ati nzakugira hanaha, bakabeshya ati nzajya mu birunga, ati noneho nimara kujya mu birunga cyakora uranyongera ndi. Mwumvishije aho mwapfiriye, urongera ushake izindi miliyoni cyakora uragira 10 kuko azi umutungo wawe yarawumenye. Mwabaye muti bagira amayereko mudafite murinjiji, babayoboza telekomande. Ubwo gaburagiye ukubise miliyoni 10 hari ukavuga uti n'undi ndapfuye ngiye kugenda ntabiriye, none reka ngende mubuze izindi 10 ndeye ko nakwitabara. Reka witabare, barakubeshye, bazakurya ubwo butunzi. Abana bawe nubwo bari gupfa bari gusigara barya. Ariko se kuri gutinya ngo uritabara, wakwizeye Yesu bazi ngwino umwize nunapfa upfire muri we. Ngo hahirwa abapfa bapfira mu mwami, umwuka akabango ye ngo baruhuke imiruho n'imihati. Wowe ugeze imyaka 70 ntushaka gupfa, ariko urimo kwica abana bawe bafite imyaka 20, abafite 15. Wabishe wabarangije, ubishe ute rero? Ufashe ya mitungo rero warabazigamiye ngo urimo uritabara, ugiye kuyimariraho, kandi iyo upfa wari kujya mu ijuru. Iyo wizera Yesu noneho ya mitungo wasigamye abana bagasigara ibatunze, none ko ugiye kuyimarira umupfumaga akajya kurera abe neza, yawe ukayimushyira yose, babandi bari warazigamiye bazabaho bate? Mwagize ubwenge, mwambare mukandiga amatwi, basi mugakiza umubiri, mugakiza ubugingo, mugakiza n'ubutunzi bwanyu muri gushyira abatubuzi. Imana rero iduhana umugisha. Niba urwaye ivuze kwa muganga unasenga, ibintu ni bibiri. Fata indwara yawe uyishyire dogiteri, nimunanira uranyumva ugenda ushinga ivubwire Yesu ngo ubuzima ni wowe wari warabuntije, none niba ushimye kubwisubiza, eza ubugingo bwanjye unjyane nkumanutse. Amena. Urumva neza umuti niwo nkurangiye, ariko ibindi byose n'ibiki? Ni ukuri ko Imana barakubeshya, ni ukuri barakubeshya, ni ubumaji, ni ubugome, ni ubwicanyi barimo kubica muhagaze. Imana rero duhana umugisha. Nkurangiye umuti ahantu habiri. Niba urwaye jya kwa dogiteri wabyigiye, cyangwa se nubona kwa dogiteri bitari gukunda akubwira ati nukuri ubuhanga nari mfite naha burangiriye, yoboka Yesu, ushinga ivi wiga gusenga. Niba utanabizi ushaka abantu babizi babigufasha babikwigisha. Amena, haleluya. Ushaka abantu bazi, kandi nawe harimo abatubura, harimo n'uwamugara akavuga ati yewe nyoherereza senga ntuzamwihorere. Hari abo muhamagara, urumva? Hari abantu Yesu aracyafite abantu bataza kubera ko bagusabye 50. Hari afite abantu bamukorera, cyakora nuko hari abantu bafite umuhate. Kera rero umuntu yakugiraga neza, wabona ineza yikozwe avuga basi nzaguhinga, nibura wenda ukazamuha inka, ariko warakize. Ariko abandi babamaraho utuntu nanone nawe bataniye n'abapfumu. Umuntu ukubwira ngo urama 100, ngo urama 80, ngo mugaciririkanye, najyana ibye nawe ntacyo afite. Ahubwo umuntu uza akabazwa nuko ubugingo bwawe burimbutse, agashinga ivi, akaguhamagarira Yesu, akavuga ati Yesu tabara ubwoko bwawe, uwo nguwo uzamenye ko ari Imana yamugutumyeho. Bane duhana umugisha. Ariko uzagusaba kubyo ufite uzamwihorere. Ubundi uzaba wacitse umupfumu, ariko ushanga umumaji wo ubeshya ko azi Imana kandi nayo ntayigeze kumenya. Erega Imana iriho kandi izahoraho, ntibakatubeshye. Imana ibyayo ni ubuntu, ntabwo yabiduhaye ngo tubigurishe. Niba mfite impano yo gusengera umuntu agakira, si ngombwa ngo nguce amafaranga, ahubwo wowe niwishimka ngo uyu muntu w'Imana akoze igikorwa cyari cyarananiye amahanga, abavuzi babyigiye, ahubwo nge nzamuha inka. Ni urugero wenda mbahaye, sava. Ariko umuntu uzaguca ikiguzi ngo ukunde ngagusengere, mubareka abo bantu nta kintu bafite, ni abatubuzi, n'ubundi bari kwica ubugingo nanone. Kuko umuntu iyo akubeshye ngaragusengera kandi ibyo asenze ukabona birafofomye nta n'ikintu ukuyemo, waranamuhaye ibyawe,
uragwa ukava mu byizerwa ukavuga uti burya y'Imana baranabeshya kandi burya Imana iriho rata, sibyo? Imana iduhane n'umugisha. Reka mbasabe, ikintu cyatumye ndokoka ubugingo bwanjye bugakira, nkaba ndimo kubabwira uyu munsi mpumeka, nari ngiye gupfa, ntabwo ari ibintu byo kubeshya, nkaba nkihagaze nemye, nkaba ngenda, nkaba mvuga Imana, nkaba ngifite akakuka n'agasura, ni Yesu. Nagiye gusenga mpura n'umukozi w'Imana. Hari abantu bagifite Imana muri bo bene da, ni ukuri, ibi mbabwiye ni ukuri. Umuntu w'Imana aranyitegereza abona, ubwo urumva ari naramaramarije kwiyegurira Yesu, ndavuga nti nimfa basi nzapfire muri wowe, narihannye neza, bya bindi byose narabijugunye, narabohoje ubugingo bwanjye kuzimu, narabohoje ubugingo bwanjye mu bapfumu, mbese nariyejeje. Arambwira mwumva Imana iza ku munota wa nyuma, Imana ishimwe, hari igihe itinda ukagira ngo ntanibaho, ariko hari icyo ishaka, burya itinda igira ngo usobanukirwe. Muri ya zigizage yose urimo gukora, haza nzira zose urimo kunyura byaka, iragira ngo neza uzayimenye noneho uyisenge utayishidikanya. Umuntu w'Imana arambwira ngo mvuge kwivuze, ngiye ngirambwira gukijije, urumva? Uzi ko nakize nta n'ikinini mwe, uzi ko nagiye kubona nkabona ndimo gukira, nkabona ndimo kongera kubaho, nkabona akabiri kari kungarukaho. Niko Imana ivura. Imana ivura nta muti, Imana ivura nta rukingo, Imana ivura nta kinini. Dufite Imana ivura. Vuga ngo nari ndwaye indwara zitagaragarira abaganga, zari zisi y'umwuka, hari imyuka mibi. Izi mbaraga z'umwijima zibaho bene da, zibaho zikakuzengereza, harya ibinini bika impande zose, ariko umuti wazo ni Yesu. Afite ukuntu amaraso ye iyo yizeye ukumva uri kuyagotomera, wayizerera mu mazi ukajya ugotomera amazi uvuga uti ndi kunywa ya maraso wamenye. Abazimu barashya, ariko abadayimoni bagahunga, imyuka mibi ikiruka. Uko ni ukuri. Nizereye muri Yesu, njya gusenga, nsenga Imana ndayishaka. Umukozi Imana akimbwira ati ni ukuri rambwira gukijije. Aho niho nakiriye, nugira ngo hari n'ibindi bintu byinshi. Haleluya. Ariko iranambwira ngo nguhaye imbabazi, mbese ivugana nanjye. Se nawe ujya uvugana n'Imana kandi ukumva niyivuze, cyangwa baragupiratira? Hari n'ibindi yankoreye aho ngaho, nimbona umwanya igihe cyabyo kigeze, buriya hari ibintu bitarageze igihe cyo kuvuga, nzaza mbibabwire. Ariko ikirango gikomeye uwo munsi ni icyo ngicyo. Yarankijije, ihita n'abantu maho, irambwira ngo ugende umbwire n'abantu banjye barindagiriye mu bapfumu, ugende ubambwirire ibi ngibi. Rero ndabikubwiye uko mbivuze nuko nabibonye, kandi niba nawe hari ibyo wanyuzemo ukanabibona cyangwa ukaba ukibirimo, tabara ubugingo, utabara umubiri, utabare n'ubutunzi. Mwumve, abana banyu mwari mwarazigamiye, mwijya kwayibya. Umva, ako kantu Satani yaguteje ukakareba ukabona karakomeye, kuri Yesu karoroshye, kuri Yesu ni gatoya. Icyo kintu ubona ngo kigiye kurimbura ubugingo bwawe n'ubuzima bwawe, byibura reka umubiri ari urimbuka nushaka upfe, ariko ubugingo bubeho. Nababwiye ko ubugingo buzabaho iteka ryose. Nimutinye ikintu kirimo kwica umubiri rero, ahubwo mutinye ikintu kigiye kwica iki? Ubugingo. Ikica ubugingo rero nta kindi, nabo bapfumu wagiyemo. Barimo bafata ubugingo bwawe bakabuhereza shebuja. Mwabyumvishije? Nabibabwiye. Ndeka mbe n'ubutumwa abapfumu, ndabubaha. Mwabapfumu mwe, ndabizi neza, murabizi shobuja mukorera muramuzi. Murumva? Yarabatumye, abatuma ubugingo bw'abantu. Ariko reka nkubwire, uratanga ubw'abandi nawe ubwawe bazabwisasira. Nibwo butumwa nguhaye. Tanga ubugingo bw'abantu. Icya mbere, ubu uzapfa urupfu rubi kuruta uko urw'abandi bazapfa. Imana izakubaza ubugingo bw'abantu bayo yiremeye, ukaba urimo kuboreka. Imana izakubaza ubutunzi bw'abantu uri kugotomera, abana barira baburaye, urimo kubabeshya ngo urabavura. Shobuja azaguhemba ibibi. Ubugingo bw'abantu uri gutanga uzabuzira. Rero mbabwirije ubutumwa, abapfumu mwihane. Basi ni mwihane, mureke gukorera isi y'umwijima, kuko ibihembo itanga murabizi namwe. Abantu mutanga mubona urupfu bapfa, abantu mutanga mubona ubukene ukuntu bubazenguruka bagapfa bihebye bakari. Mwaretse kwica ubwoko bw'Imana, mwaretse namwe ubwanyu kwiyica,
ko nubwo uri gutanga abantu ariko nawe uzarimbuka nabi, iherezo ryawe ni ribi. Nta cyiza shobuja ahemba urupfu, shobuja ahemba amarira, ahemba agahinda. Rero mbagira inama, murekeraho kuroheka ubugingo bw'abantu, murekeraho kwica ubugingo bw'abantu, murekeraho kubeshya abantu ngo murabaha ubuzima ntabwo mutanga, nta mutima ugira n'urukingo ntarwo, ahubwo Yesu wabambwe. Mwanze gukurikira, mwanze gukorera, niwe ubarusha ubushobozi, niwe ubarusha ububasha, niwe ubarusha imbaraga. Imana iduhane umugisha bene data, ndabasabye mukanguke, mugire ubwenge bwagutse. Ari igihe nzaza tuganire kuri iki kintu cy'ubumaji n'ubupfumu neza byimbitse. Ndasubitse nandi kubibaha nk'ubuhamya, ariko nzagaruka noneho ubutaha tubyinjiramo neza, dusobanukirwa imikorere y'abapfumu, dusobanukirwa uburyo babeshya, dusobanukirwa uburyo barya abantu. Nzababwira byimbitse kandi mbashishikarize no kwegera Yesu, kubera ko ari ufite umuti n'urukingo by'iteka ryose. Imana iduhane umugisha. Reka dusengane Imana. Urakoze Yesu wacu, ndagushimiye ko wacoboje kuvugira imbere y'ubwoko bwawe ku isi hose muri rusange. Icyampa abantu bose bazumva ibi bagakira, icyampa abantu bawe bakarokoka, icyampa abantu bawe bakava mu mwijima bakamurikirwa n'umucyo. Mbatumyeho Umwuka Wera kugira ngo asure imitima yabo, ajya bemeza. Njye ntacyo mfite cyo kwemeza ab'isi, ariko Umwuka Wera naza azemeza ab'isi. Umwuka Wera ataha imitima yabo, Umwuka Wera abasukweho, bakire kwizera. Abari barapfiriye mu bapfumu bakire kwizera baveyo, abari baramariye ibyabo mu bapfumu ndabatumaho Umwuka Wera basure, bamurikirwe n'umucyo. Mucyo w'Imana bamurikire bave mu mwijima, imbaraga z'Imana zibakureyo, babashe kugaruka kuri Yesu. N'abatari barakiriye agakiza bakizwe mu izina rya Yesu, kandi iby'umwanzi yabanyaze bakabimarira mu bapfumu, nzi ko iyo bakugezeho ubibasubiza. Nuko nsenze kandi nizeye mu izina rya Yesu Kristo. Amen.